Yes, ndabasuje mbifurije amahoro y'Imana agumye abana namwe mwese mwahisemo kubana na Bombo Empire mwese mwakoze subscribe Imana igumye kubaho umugisha. Rocky amaze gutangaza icyatumye Metere Nzovu idakomeza, reka tubanze tumwumve tuze kugaruka nyuma. Ayikora kabisa kuko filime nakunze mavuga ati barayikunda ndabizi nanjye ubwo nyikora nishimye. Umukire ndavuga ati cyane ko nari biciri nafatagamo ndate iyi force nayikora keretse yakozwe na wa muniga mu mutwe w'umukire we aragenda yumvisha ko ngo ubwo ari wa mu director wambujije akagambana ku mugendo muri business baratunaniza amana nawe rero itavuga ati ngomba guhangana n'uyu muntu yahereye kuri njarega kuko ari njye ruramusinye nawe rero asinye contract barandiga ngo yaragiye aracecekana ari ikintu yambwiye hashize nk'amezi nk'atandatu mbona ikirego kiraje ngo burya ngo hari abakinnyi bahembwaga buri kwezi ngo yakomeje kubahemba we ntacyo yinjiza kuko nta kusobanuraga nta nubwo yigeze amagara mbwire ngo nzagira gutya yari iki nabwo ati filime sinayikora naga ari nziza aracecekanyira ngo byararangiye ati ndamuhema aragenda ajya mu nkiko tuyu muntu yarampumbishe nakomeje guhemba abakinnyi kandi adakora bagakina ntasobanure sinaprodinge ibintu byinshi cyane utuntu yanteje igihombo muri company biki buriya kwemera ngo uzakora akazi ntugakore umukira kugerekaho ibyaha byinshi ngo wamuteje igihombo. Umuniga baravuze ngo uyu muntu agomba kungira bari miliyoni 8 mbarishisha hagati ya 3 na 7 n'umunani ngagomba kuzima ndavuga niziki ko kano kazi nagakoraga ari turi kwinezeza tugira ngo abantu bikundiye agafuni nta naguciye n'amafaranga asanzwe nca abantu hari biceri namuciye usibye uwo munsi ko yarameze nk'untaye mati sigarana anatanu rarenza ariko tuzajya tubarana buri uko wakoze episode ndavuga ni nta episode nimwe nakoze nanjye ntacyo namwatse nawe ntacyo azambaza atari ko warasinye abagiye mu rukiko ngo rw'ubucuruzi babarandeze bandeze mu rukiko rw'ubucuruzi sinamenye n'amatariki numvaga rwose ari imikino pe ndavuga ni ibintu ntabwo bishoboka numva ngo urubanza rwanabaye ntahari barasoma urukiko ruravuga ngo ati buriya umuntu arakorega ati yanije igihombo kingana gutya urukiko narwo rugashyira mu gaciro bakahita wenda bayapasuramo nka kabiri batazaguhaye nabyo sinabyitaho mpaka umuniga aza kumpamagara hari abantu rero bitwa ngo abahesha b'inkiko industry ubwo urukiko rwamaze kuvuga ngo Freddy azakwishyura amafaranga ntunajurire ntugiriye ubwo ayo mafaranga nyine ugomba kuyishyura urukiko rwabyemeje ntabwo ari ubizi ngiye nigeze kubyuka ari mu gihe ubwo uwo muntu nawe naramukupati ndishyura se ngiye nari iki urukiko se ni ibiki ntaramenya imbaraga z'urukiko ariko ibyo bintu mama arimo ni ibiki ko nyine umugore hari nka 2022 gutyo 22 izitangira ngiye kumva numva Savimba arampamagaye twarabanaga Savimba buri afite ukuntu nyine we n'abaturanyi huza nabo yibyukira akaba yanakwitambikira none ijyamira mbyuka ntinze kuri call ya Savimbi ambwira ati man wariye under age se byagenze bite nibigenze bite umuturanyi arampamagaye arambwiye ati ibintu mwakoze ntabwo bisanzwe kuko hanze y'igipangu hari pandagari 10 pandagari 10 abayobozi b'umurenge abagore bafite amadokima bafite inyandiko n'iki ahubwo ati kutambwiye mwakoze ibiki mani bituma haza pandagari zingana gutya ubwo baburanyica nabagane noneho ni ibiki nakoze aho wari utaramenya ikintu abo bantu baziye uravuga uti za polisi zo muri filime njyambona zije live nakoze iki mana utangira kwishakamo ibyaha nangira kwishakamo ibyaha kabisa ndavuga ni byanakoze iki twabaga mu rupangu runini nyine rundi rufite urupangu runini cyane kabisa ndabyuka nomboka reka njye kurunguruka bari kumbeshya Savimbi ni prank ariko nyine ndarunguruka ugitira muri bandi baje gufata Bin Laden ariko mu kureba neza mbonamo wa mugabo bitwa ngo ni umuhesha w'inkiko wari umuzi se nari muzi twarigeze yanzaniye igipapuro yigeze kunzanira igipapuro cya mbere ambwira ati dore imyanzuro y'urukiko uravuga uti sa ivuga ni muviye sarambaze mubonamo nimubonamo numva umutima uraruhutse komerese mvuga nti yuze ikintu icyo nzira ndakizi ibiceri byo rwose wabibona mpamagaye
uwo mutipe ubwo ndebye no muri phone mpita mbona mu misi dikori yari yabyutse guhera mu gitondo amagara ubwo byarigeze nka saa 8 aribwo mbyutse kumwe barayukora mpita mwihamagarisha mwiriwe boss ewana naraye mu kazi Musanze rero mbyutse mbona wambuze na amahoro se ariko mumenyesheje mbere na mbere ko naraye Musanze na amahoro ahita ambwira ati uri Musanze ni naraye Musanze mu kazi mbyutse none mbona wambuze bimeze bite nawe ahitanye ahita buravuga ati bose ndabubwira ko nari muteye kumbe ntabwo uri i Kigali shanuze rero uzaduha ibyo biceri birihutirwa kuko bishobora kukubera bibi ubwo zo bantu yarazanye ikintu babashe ngo gukora se kugira ngo mve ukuntu nyine ibiceri byaba ari abantu ugomba kubipesa umuhisha w'inkiko ahita ajya ku murenge nimba ari no sinzi ahajya hose no murenge rakagari bakamuha izo modoka zose cyangwa abashinzwe umutekano umubare nyine baza mu rugo w'amafaranga urimo ubwo bahera mu nzu bakavuga ngo televiziyo bakandika televiziyo ihagaze baba bazayibarira agaciro nyine n'iki ibiri mu nzu nyine bisa nkaho byagira agaciro n'imodoka bakaba bakubwira ati dutiza ako gakontake byose nyine bakabitwara bakajya kwishyura bakazabibara babigejeje nimba hari n'ibutaka bukwanditseho cyangwa inzu cyangwa ibiki byose ubwo urukiko rwaravuze ngo urapesa ibyo bintu byose bagomba amafaranga yabo barayabona nyine mwirinde kwiyandika ibintu noneho ahantu birengeye ni mushiki wacu ngo urukiko rwasanze yariyandikishije buwate matematikari yo industry uri kumva sister Hakim uri kumva ikindi kintu none ahantu birengeye iyo imyanzuro y'urukiko isohotse gutya kugomba kwishyura wabona isotse ukayita ubona gufata ibintu ukabyandika ku bandi cyangwa bikitwa ngo bigurishije bigakorwa nyuma y'umwanzuro wa muntu wabigurishije barabimwambura umwe nako wafura byuvuga ngo hari ukuntu ubona imyanzuro ije ati inzu reka mite nyandika ku muntu twandikirane ko tuyiguze utubanza udutungo twawe twose tuntu nk'utwo n'amamodoka iyo ubikoze rero nyuma nabwo barabikwambura barabimwambura umuntu wahita ati ni imitwe ntago yagurisha ibintu biri mu rubanza nyuma y'imyanzuro ibara abantu n'abagome cyane cyaje kurangira wishyuye uraruka vuba vuba urabiba yishyura ko rero utazajya wiyandikaho ko ngo wa muntu wa sister Hakim ngo niwe waravuze ati reka banza gwire simbona muvusa hiriho soza reka tuvuge ku ngingo ebyiri bye byose namwe mushobora kubona imwe ariko itabonetse byaba ari byiza iya mbere ibi iki gitabo cyangwa ibubukwe bwa iri yewe nagira ngo banze banshyiremo nk'ifoto imwe mumazeho ikintu kimwe ifoto imwe ubwo ni nayo yonyine ariko bafite kuko nibashyiramo iyo udashaka oya narayizi barayizi industry nayo baratunaniza amazi babagome kabisa gucecekesha batavuze kabisa nubwo mbere n'umusha umuntu warukije Randi Road imani imyanzuro y'urukiko ibanga inkuru z'urubyiruko foto baracyarimo kwishaka iki gitabo ngo gikorwa na Cosmotive umushinga wa Cosmotive hanyuma ariko ngo igi wayibonye ubundi ariko yari yambaye rikote ni nkaka bidoze foto ni ya zamani bane ko mbona ari kwire nayo urako ari umufana wa kwire kuva kera uno muji witwa Rocky urimo hariya ni ikihe kintu yari atarageraho kumva kirenze ubu ngubu ukaba warakigezeho ukabona kirasanzwe cyane barabikabiriza usanga barabikabirizaga kirageze mani harasi nka 2017 se buriya hafa 18 kari byinshi ibintu byinshi mani usanga babikabiriza ahubwo mani ukumbura biriya bihe biba birenze usanga mwaricaraga n'abaniga bawe mukinywera akantu mugaseka mukavuga ubusa utari gupanga cyane ejo hazaza ngo upanike ku buryo uba wumva wishimye mani bya nyabyo tu ariko ibindi bintu byinshi biba birenze iyo umuntu atarabibona buri kintu cyose ugezeho ushima Imana ariko wumva n'ubundi ugifite urugendo rurerure nyine ahubwo cyane nta bintu nyine sinzi tu
ibi bintu ndabikunze cyane. Ubundi nicyo bita kuba warasinyishije umuntu kontara, sibyo? Nicyo bita kuba warasinyishije umuntu kontara, hari igihe aba atumva ibintu neza ukabimwumvisha ku ngufu no ku mbaraga. Uramwumva umujeni ibintu yahise yikorera, aravuga ati fa kuba naragusinyishije kontara reka bigumye, abakozi mvuge ko nyibahemba nzakurega. Aramurega none amamiliyoni birangira agize anamuvuye. Ubundi ni bya bindi bavuga ngo tujye tugira gahunda mu byo dukora, sibyo? Ugasanga bamugani nk'aba basesenguzi cyangwa se babasobanuzi abantu bari kwirirwa biyama bajya gute kubera gukora ama movie ntibayarangize n'iki. Na Rocky nawe nicyo. Rocky ndawe akora movie akagera hagati akahita yireka akayihereza abana. Nicyo kindi usanga abanyamakuru bamwe bamwangiye n'iki byose. Niyo mpamvu usanga bamwe mu bareba mu bikorwa bye baramwanze. Rero umujeni wamusinyisha kontara yararebye aravuga ati okay urabyanze, nge ndaje ngukoreshereze za ndani mwihorere wasinye kontara maze nzakurege mu rukiko ko watumye akazi gahagarara kubwo kwa kundi umuntu ataguma mu kintu. Mwabona uburyo Maître Nzovu yari itangiye kugoyinga viral, abana bo mu cyaro abahehe bose arizo bahanze amaso. Abantu nzababwira inkuru narababwire ikintu dukwiye gukuramo, mujye mugerageza kubaha igikorwa cy'umuntu mu gikunde munagikundisha abandi, siko kuri guhari. Reka Nyagasani agumye abatiza imbaraga n'ubugingo, mugumye kubaho mu buzima bwiza kandi muri comfortable. Ndabashimiye mwese mwahisemo kubana nanjye, Imana ibaho umugisha. Ciao.